Munyemerere mbasuhuze kandi mbahe ikaze abakunzi ba channel ya Bigerezo TV. Twongeye kugira umugisha, twongeye kugira amahirwe yo kugaruka kuri channel kugira ngo tuganire. Nari mbakumbuye maze iminsi isa nkaho ntari kuboneka neza, ariko hamwe no gusenga Imana igiye ibana natwe. Ndi siwe rero wa channel ya Bigerezo TV, nitwa Theoneste Niyonzima. Ndi umugabo ndubatse, mfite urugo, umuryango. Hanyuma mbonera no gushimira Imana ikomeje kuturinda. Turindiye muri uyu mujyi wa Kigali, niho dutuye. Nubwo kubamo biba bitoroshye, ariko Yesu araturinze. Mpamvu ko mvuze ko bitoroshye nuko twagiye duhura n'ibiza bitandukanye, ariko Imana ikaturindira muri uyu mujyi. Twabonye ukuboko kw'Imana rero, n'ubu tugishimira Imana. Munyemerere nsenge mbakire kandi tugane n'ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima. Mana, mu izina rya Yesu, Imana ikunda itorero, Mana itazadutererana, Mana ikunda abantu yaremye, waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Aka kanya tugiye kuganira n'abantu bawe ijambo ryawe. Isi yose igiye kumva icyo uvuga biciye mu ijambo ryawe. Nunkundire ufungure amatwi y'umwuka, amatwi yacu azibuke kugira ngo twumve imbuzi zo mu minsi y'imperuka utuburira. Nyemerera Mwuka Wera azabane natwe, udufashe kandi udushyigikire. Ubuntu bwawe, ineza yawe, imbabazi zawe zimbeho ndetse zigere no ku bantu bawe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka mbanze mbasuhuze kandi mbabwire ngo muri inshuti zacu z'akadasohoka mwagiye mubitwereka umunsi ku munsi, mushima ibyo dukora, mutubwira ati nyaboneka aha muzongeremo ibi, kandi murabitwereka. Nshimira abantu bose bakora subscribe, share na comment ndetse na like. Vous êtes abantu b'inkoramutima cyane, muri abantu b'inkoramutima kandi turabakunda. Uyu munsi rero ndumva ashaka ko tuganira ijambo Imana ishyize ku mutima, numva riri kunyakamo. Ejo twari turi kuganira n'abantu, turi kuganira ku kintu bita umukiranutsi, turi kuganira ku cyo bita gukiranuka. Ngeraho ndababaza ngo birashoboka ko umuntu yakiranuka akiri mu isi? Mwene data umwe arambwira ngo birashoboka cyane rwose. Birashoboka ko abantu benshi bajya bibaza ngo mbese gukiranuka birashoboka? Icyo kibazo abantu benshi barakibaza. Ni gute umuntu yakiranuka ari mu isi? Ese umukiranutsi ubundi abaho? Umukiranutsi abaho kandi umuntu akiri mu isi irimo ibyaha? Ese wakiranuka ute? Kuri channel ya Bigerezo TV rero ndashaka ko tuganira. Namwe muze kumfasha, comment zanyu turazikeneye. Birashoboka ko umuntu yakwitwa umukiranutsi? Point d'interrogation. Kabiri, birashoboka se ko umuntu yakiranyukira mu isi? Point d'interrogation. Gatatu, ni ryari se umuntu yabaho mu buzima bukiranuka? Ndashaka ko tuganira kuri ibyo bintu. Ndaza kuba ingero, uraza gusanga umukiranutsi abaho, usange no gukiranuka bishoboka, nanakwereka buryo ki wakiranuka. Imana ifashe kandi ndumva ashaka ko tuganira. Hanyuma mpaye ikaze abantu bose, abatuye muri Afurika, abatuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho twicaye hano mu Rwanda. Tunashimira Imana iturindiye muri iki gihugu. Imana yakomeje kubana natwe. Twagiye tugira ibiza cyane, imvura yagiye igwa ari nyinshi, tugira corona ni rusange. Imana ikomeza kuturinda, n'ababuze ababo mwihangane mukomere. Iyi si ntisakaye n'imburabuturo, nta hantu hatagirwa n'umubisha, nta hantu heza kuri iyi si. Njya numva n'ababiburaye imyuzure ijya ibatera, ugasanga rimwe na rimwe nabo babuze amahwemo, kandi bizwi ko wenda muri biriya bihugu by'ibwota masimbi ariho nibuze abantu benshi birukira ngo niho hari ubuhungiro cyangwa se ubuhahiro, ngo niho haba hari ubuzima. Ariko njye nararebye sanga nta heza heza, kuko hose ni mu isi. Ahubwo tubishoboye
twasaba Imana buri muntu wese ikamurinda ahari igihugu uherereyemo, tukazava muri iyi si tutiyanduje, ikazatwiyegereza tutishwe n'ibyaha. Ibyo byaba byiza kuruta uko kwirwa dutega indege twirukanka tujya mu bihugu. Yewe nabwiye abantu ati ni ukuri kwiyera, ibyaza byose uko byameze kose nzaguma mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko kandi kubw'isezerano ry'Imana cyangwa se icyo Imana yabagennye, ntabwo narwanya umugambi w'Imana imbwiye iti mukugende ujye gutura n'ahandi, nabyo byaba ari umugambi w'Imana, kandi ubwo icyo Imana ishima ntawe ujye kirwanya. Ariko mu yandi magambo, dukunda u Rwanda, kandi n'abariyo rega mu Burayi namwe mukunda u Rwanda, kandi rega igihugu cy'amavukiro ni cyiza. Nyabuneka Ikinyarwanda avuga ngo amazi arashyuha ariko ntibibagirwe wa wambeho. Mujye mugenda, ariko munibuke ko iwacu cyangwa se iwanyu tubakumbuye kandi tubakunda. Niyo mpamvu mbasuhuza cyane bari mu Burayi, Abanyarwanda batwumva bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Muri Australia muratwumva, ibyo mvuga murabyumva, turumvikana neza 5 kuri 5, duhuje ururimi rumwe, duhuje umuco umwe, kandi turi bene Kanyarwanda, twese turi Abanyarwanda. Niyo mpamvu kubwiriza abantu twumvikana, burya ushaka ntiwanavunika. Umunyarwanda aravuze ngo ubwira uwumva ntavunika. Biraryoha rero cyane kuba ndi kuvuga Ikinyarwanda nawe nkurikiye unyumva. Ndagusabye rero kubera ko ibyo mvuga ubyumva, untega amatwi ubyumve neza. Hari ukuntu umuntu yumva ariko agashidikayo ati uyu muntu avuze iki. Cyane mu Cyongereza hari ukuntu Abongereza bakaganira ukajya kumva umwe aravuze ngo what, kuko aramubarira ngo iki, kubera ntabyumvishije neza. Ariko twe dufite amahirwe yuko Ikinyarwanda mvuga uracyumva. Biraza kunyorohera rero. Muranyemerera suhuze abari muri Amerika, suhuze abari muri Aziya, Australia, Amerika, aho hose, ndetse no ku mugabane wa Europe. Imana iduhana umugisha, Imana ibafashe, kandi munyemere dukanire n'ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima, kugira ngo ribafashe, ribasindagize, ribabere akabando ko kwicumba. Umuririmbyi wa 50, umuririmbyi wa 50 ageze ku gitero cya 4, yaravuze ngo inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda. Aravuga ngo murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Uyu mutsima utera imbaraga yavugaga yari ijambo ry'Imana. Mazi y'ubugingo ni ukuvuga ngo ni ugushaka guhirimbanira kumenya ibyo Imana ishaka. Mazi y'ubugingo harimo izo ndirimbo, harimo ibihe byiza, ukumva wowe ufite guhembuka muri wowe. Yego. Hanyuma munyemerere rero turye umutsima utera imbaraga, kandi iri jambo niryo ridufasha, niryo nkomezi. Abantu benshi nubwo ubona bafite ibindi bahugiyemo, ariko ndakwifuriza gukunda ijambo ry'Imana mwene data. Iri jambo tugiye kuganira nahaye insanganyamatsiko ivuze ngo umukiranutsi niwe munyamahirwe urusha abandi, ni nawe azabaho neza kuruta abandi. Umukiranutsi niwe munyamahirwe uruta abandi, ni nawe azabaho neza kuruta abandi. Nk'umuntu ushobora kuba afite amafaranga ashobora guhita aseka cyane, ariko nubwo wowe ufite amafaranga ndajya mubwira ngo nta kintu yakumarira udakiranuka. Ntabwo ashobora kugira icyo yakumarira ku munsi mubi. Ariko umuntu umukiranutsi, Bibiliya yanditsemo ijambo rivuze ngo umukiranutsi arataka Uwiteka agahita amwumva. Ariko ushobora gutaka amafaranga ntakumve. Ndafashijwe Theo. Umukiranutsi niwe munyamahirwe wenyine kuri iyi si yose ya rurema. Kabone nubwo yaba afite ama etaje ameza, ariko atari umukiranutsi. Afite imyaka uguteranya umwaka ugakuba umwaka, uriya muntu azabaho nabi pe. Azabaho nabi. Hari umugabo wita Nyamutunzi muri Bibiliya. Nyamutunzi ngo yari afite ubutunzi bwinshi. Ni umugani, donc Bibiliya ibamo n'imigani. Ni umugani umugabo wita Nyamutunzi. Hakaba n'umugabo wari umukene. Wari umukene, ariko kandi yubahaga Uwiteka, ari umukiranutsi. Nyamutunzi arapfa, maze gupfa kwa gikuzimu. Nta mugabo w'umukene cyangwa se wari umugaragu we arapfa, nta kintu yari afite.
maze gupfa ariko yapfuye ari umukiranutsi, ngo ajya mu gituza cya Aburahamu wa wundi ngo ajya guhazwa n'ubuvungukira buvuye ku meza ya wa mukire wanyamutunzi. Hanyuma ngo amaze gupfa bose bapfuye ari bombi, umukene arapfa n'umukire arapfa. Umukire ngo ahita ajya ikuzimu, ngo abona ahantu hari umuriro, ngo akababazwa cyane, ngo agahora yaka, ngo akajya asaba ko nibuze wa mugabo ngo yamutonyangiriza ngo utuzi tumeze nk'utuvuye ku isonga ry'ururimi. Dokabaho nabi kandi imbere yari umukire akiri mwiza. Bivuze ngo umukiranutsi kabone nubwo yaba yarapfuye ariko azabaho neza mu bwami bw'Imana. Reka nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nyuma yo kutunza amamodokari ibuka ko hazabaho n'ubundi buzima. Munyemere kugira tubyumve neza, dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya niho dusoma gusa igice cya 54 umurongo wa 14. Aravuze ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko utazabyegera, bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko si byo uzabateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Dore nijya urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi ntamuremeye kurimbura. 17. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibi ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uku niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Dusoreze n'ubundi muri Yesaya, garuka gatoya ku rupapuro rwa 3 kuri page igice cya 3 umurongo waho w'10. Yesaya igice cya 3 umurongo w'10. Muvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Reka tuvuge ngo Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Nje kukubwira ngo amahirwe turusha abandi, amahirwe urusha abandi nimba uri umukiranutsi. Amahirwe wowe urusha abandi nimba umutima wawe ukubwira ko uri umukiranutsi. Icyambere hariho kugubwa neza. 2 hariho kubaho neza kandi ukabaho ubuzima bw'iteka bwiza. Na nyuma y'uru rupfu tuzabamo, kuko twese tuzapfa. Abantu benshi batinya urupfu, ariko ntabwo urubuto rushobora gushibuka rutapfuye. Na Yesu byamubayeho yamaze iminsi 3, kuko yari yarabwiye abigishwa ngo nzapfa, nimara gupfa nzuke ku munsi wa 3. Ibyo byamubayeho, arashibuka. Rero ashibukana, ariko Yesu mbibutse ko Burya yarabyaye, yazukanye itorero, yaramaze kubyarira ikuzimu. Ngo yarapfuye uwo munsi atanga nk'umwami. Hari ibitangaza 7 byabaye, ariko ndashaka kubwira ikintu cyabaye gikomeye. Umwenda wari urahera watabutsemo 2 bishushanya ngo umuntu wese yarahawe kugira gute kuba yakwemererwa agakiza. Nta muntu n'uyu utemerewe agakiza, yaba umusiramu. Buriya n'abasiramu nubwo batemera Yesu, ariko mubo Yesu yapfiriye nabo barimo, kuko ni abantu nabo. Nuko nyine imyizerere yabo itandukanye, buri wese burya mu marangamutima ye naye, ariko mu bantu Yesu yacunguye nabo barimo, kuko twese yatumeneye amaraso abari mu isi. Yavuze ijambo rikomeye ariko umusaraba, aravuga ngo birarangiye. Bisobanuye ngo abarushye n'abaremerewe bose bagira gute baze basange ndabaruhura. Ibyo byavugaga ngo urushye wese, nta dini na rimwe ndebyeho, nta bwoko runaka, umuntu wese misiyo yari nzanye ndayishoje, ndabaruhura nibaze babanyegere. Rero Yesu amaze gupfa arazuka ku munsi wa 3, ariko azuka akoze ikintu gikomeye. Bibiliya yanditsemo ijambo rivuze ngo yakinguye ibituro by'abera, abera b'Uwiteka barazamurwa. Abakiranutsi bazabaho neza.
amen. Nizere ko nkurikiye neza. Ndakwifuriza gukiranuka. Amahirwe abakiranutsi barusha abandi. Amahirwe umukiranutsi cyangwa abakiranutsi, kuko ku isi yose hari abakiranutsi. Umukiranutsi ni muntu ki? Ni umuntu wese ukora ibyo data ashaka, uwo ni umukiranutsi. Ku rwego rwe, mu byiciro arimo, yaba yarize atarize, agapfa kuba akora ibyo Imana ishaka, uwo Imana Bibiliya imwita umukiranutsi. Kandi uyu muntu, dore ya mahirwe navuze, Bibiliya yeruye iravuga ngo umuntu azakomezwa. Ntabwo azakomezwa n'amazu menshi, ntabwo azakomezwa n'amafaranga. Umuntu uzabaho neza, agakomera, abantu bose bakamenya ko abayeho neza, ni umukiranutsi. Uzakomezwa, uzashinga ibirindiro, uzagira izindi mbaraga, uzagira ubutunzi. Kizabikugira no gukiranuka. Azakomezwa no gukiranuka mu buzima bwe bwa buri munsi, azakomezwa no gukiranuka. Kabiri, uyu mukiranutsi nta n'intwaro bacuriye ku murwanyi izagira ikimutwara. Dore impamvu: uyu mukiranutsi bazajya bakora ibintu byo kumugirira nabi, kuko Imana ikunda umukiranutsi. Imana izimubwire ngo humura, ndi kumwe nawe. Yesaya 54:15 aravuze ngo kandi uzagukoraniraho wese bazateranira, ko sibyo uzabateranira. Inama yo kugira nawe umukiranutsi, ariko jyewe uzashaka kukugirira nabi, kuko uri umukiranutsi wanjye nishimiye, nzajya nze nkumenera amabanga. Uzagukoraniraho wese azibwiriza gwe cyangwa se apfe. Ntabwo ushobora kurwanya umukiranutsi ngo ubeho. Bivuze ngo umukiranutsi abaho neza, aba afite protection, afite uburinzi batayijurira muri. Cyumvikana neza ko umukiranutsi aba afite n'uburinzi budahangara. Imbere inyuma ibifaru bimurinda. Mu buryo bw'umwuka buriya turinzwe n'ibifaru bikomeye by'Uwiteka. Mukiranutsi w'Imana ararinzwe. Hari korali nkunda yitwa isengera kuri paruwasi ya Kabuga, yitwa Salem. Hari indirimbo baririmba ivanga umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe, naho yanyura mu bikomeye abarinzwe. Ku ntego mfite ivuze ngo umukiranutsi w'Imana afite amahirwe 100% yo kubaho neza, kandi uyu mukiranutsi azabaho neza kuruta abandi. Ibibazo ni byinshi kuri wowe. Ushobora kwita umbaza ngo si umukiranutsi abahe kandi ari mwiza. Babaho. Reka nk'urugero rumwe. Mugabo bita Enoki yarakiranukaga. Kabiri, mugabo bita Yobu, Bibiliya ibyerura neza ho iramuvuga Yobu ngo mu gihugu cya Usi hari umugabo witwaga Yobu. Yari donc umuntu Bibiliya izita ko yari umukiranutsi. Uriya muntu azaba ari umukiranutsi. Wa gatatu, wabita Nowa. Kandi Nowa nta muntu wari waramubwirije ubutumwa bwiza. Reka mvuga kuri abo batatu, nkubwire ngo abakiranutsi bagiye babaho. N'ubu rero nimba kera ku isi ya kera mu bihe byashize hari abakiranutsi, Bibiliya ivuga ko hari abakiranutsi, n'ubu barahari. Nawe uri umukiranutsi nimba ukora ibyo Uwiteka ashima. Nanjye ndi umukiranutsi nimba nkora ibyo Uwiteka ashima. Twese turi abakiranutsi nimba dukora ibyo Uwiteka ashima. Ntitukiri mu muryango w'abanyabyaha. Bibiliya ivuze neza ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Donc bazabaho mu buzima bw'iteka bwiza, bazagubwa neza, nta mibabaro, nta rupfu, nta guhigira ubwoba, bazabaho neza. Imana ishimwe, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo bakiri no mu isi. Ibyo bazajya bagerageza gukora, Imana izajya ibibaheramo umugisha. Nshuti mwene data wanunkurikiye, ndashaka kubwira ngo uzabaho neza, Imana izabana nawe. Nkwifurije kugira umutima ukiranuka. Reka twegere akanya ko gusenga, ngusabe ngo dusengane Imana. Urumva ufashe icyemezo cyo gukiranuka? Ufashe umwanya wo gukiranuka? Urumva ushaka kuba mu buzima bwo gukiranuka?
Imana niguha umugisha, Imana nikurinde. Reka dufate akanya dusenga n'Imana. Bashimire bakunzi ba Channel Bigereze TV mu rwego kugira ngo tuzakomeze, kandi muze gukora share, subscribe ndetse na comment. Imana duhana umugisha. Imana turagushimiye, abantu bose bumvise iri jambo nubaho umugisha, imbaraga z'Imana zibe kuri bo, urukundo rw'Imana rubane natwe, umugisha w'Imana utanga ntukabure ku bantu bawe. Reka ineza yawe igota abakiranutsi, urukundo rwawe rubane natwe, kandi umuntu wese ugiye kugerageza gukiranuka nk'uko yari abimufashemo mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana duhana umugisha, amen.